Nanone mbaye ikaze mwebwe mukurikiye Ababwiriza TV. Ndi kumwe na Alegisi nk'uko bisanzwe, umukozi w'Imana. Alegisi, uhawe ikaze kuri channel yacu Ababwiriza TV. Murakoze cyane, nanjye mbahaye ikaze. Ndabashuje kandi mu izina rya Yesu abadukurikiye kuri channel Ababwiriza TV. Uyu munsi rero wateguriye iki, nicyo ugiye guha abadukurikiye? Nk'uko twabivuze mu biganiro byacu byabanje, twavuze ko twifuza kubanza gusobanura mu by'ukuri ku bigendanye n'isengero. Ushize twavuze ku hema ry'ibonaniro. Uyu munsi rero nifuje ko tuvuga ku myubakire ndetse n'imikorere y'urusengero bita urwa Salomo. Urusengero rwa Salomo rwari rumeze gute, yenda ugereranyije n'ihema ry'ibonaniro? Bitaniye cyangwa se byari bihuriye kuki? Icyo byari bihuriyeho nuko Uwiteka Imana yavuganiraga n'abantu be muri izo nsengero. Yego. Itandukaniro ryazo rero nuko ihema ry'ibonaniro twabonye ko rwari urusengero ruri mobile rugendanwa, urusengero Imana yategetse Mose ko akorera mu butayu. Twabivuzeho ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize abagikurikiranye. Uyu munsi rero ku rusengero rwa Salomo dushaka kuvuga rwo rutandukanye n'ihema ry'ibonaniro, kubera ko rwo rwari urusengero rwubatse i Yerusalemu. Nuvuga ngo rwubatswe Abisirayeli barageze mu gihugu cy'iwabo. Mu nzira yo mu butayu bari bafite rwa rusengero nyine rw'ihema ry'ibonaniro. Ariho Imana yabahereye amategeko yayandi 10 yahaye Mose, ndetse n'andi mategeko asanzwe yagiye abayobora muri urwo rugendo bamazemo imyaka 40. Bamaze kwambuka bageze mu gihugu cy'isezerano Yerusalemu, niho Salomo yubatse urwo rusengero rwitwa nyine urwa Salomo. Se iyo urebye protokole ziba mu nsengero z'uyu munsi, hakabamo abadiyakoni, guturisha, abakuru b'amatorero, narwo nuko rwakoraga. Yego, buriya urusengero, iriya mirimo yose ikorerwa mu rusengero mu by'ukuri tuzagenda tubireba, yaba ari amaturo, yaba ari gutamba ibitambo. Igitambo dufite gikuru ni Kristo, ko Kristo niwe witanze nk'igitambo gikuru. Ariko iriya mihango igendanye no gutura no gukora umurimo w'Imana, biriya bintu byose uko ubona bikorwa mu rusengero, wenda bagiye bashyiramo ibindi bagiye bavugurura, ariko iriya ni gahunda Imana yari yagiye ishyiraho, ibwira abakozi bayo, hashyiraho abatambyi, ishyiraho abahanuzi n'abandi bantu bagomba gukora umurimo w'Imana mu buryo nk'uku nguku n'ubu ngubu ubibona. Okay. Ese inshingano z'abatambyi twabageranya na pasiteri b'uyu munsi? Twabageranya na pasiteri b'uyu munsi cyangwa se n'abavugabutumwa muri rusange. Ni ukuvuga ngo ariko aho bitandukaniye, umutambyi yabaga ari umuntu nyine Imana yahaye ubushobozi bwo kuba umuntu yazanaga igitambo. Kugira ngo twumve mbere yo kuvuga ngo ubushobozi bw'ubutambyi byagendaga gute, ni ukuvuga ngo uko Imana yari yabipanze, yari yabiteganyije, abantu bari barabashyize mu byiciro. Umuntu w'umukene usanzwe wo hasi yatambaga inuma nzima idafite inenge. Hanyuma mu cyiciro cyo hagati bagatanga umwana w'intama utarengeje umwaka. Noneho abo mu rwego bavuga rwisumbuyeho bagatanga inka. Abo batambyi rero bari bafite umurimo wo gufata ya ntama bazanye, cyangwa se ya numa, cyangwa se ya nka, noneho bagafata ibyaha by'umuntu uje. Yego. Bakabyishyira kuri rya tuntu. Nk'urugero bati, wa numa we, uri umunyamoko, uri igisambo, uri umusambanyi, uriba, urica. Bakabitongerera kuri ya numa, cyangwa se kuri ya ntama, cyangwa se kuri ya nka. Ikaba ari itwara imivumo wari wikuye wakuyemo byaha wakoze. Yego. Bisa rero nk'uko n'ubundi Kristo yishyizeho ibyaha byacu, iby'abantu bose, itagendeye by'abantu bose ku bushobozi bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo Kristo niwe gisambo, Kristo niwe musambanyi, Kristo niwe ibyaha byacu byose Kristo yabyishyizeho. Nicyo rero ibyo bitambo byashushanyaga. Abatambyi rero bakoraga uwo murimo, bakawukorera nyine haba ari mu ihema ry'ibonaniro, ndetse no mu rusengero rwa Salomo twavuze,
bakoraga uwo murimo wo kweza abantu, wo kubafasha nyine gusabana n'Imana. Ko twarabibonye mu kiganiro cya mbere twakoze yuko isano y'Imana n'abantu, ahantu Imana ihurira n'abantu bahurira mu kwera. Imana ntikunda ibyaha, Imana ntigenda mu nzira y'abanyabyaha. Niyo mpamvu umuntu wese wabaga afite ibyaha, nk'uko natwe dufite ibyaha birumvikana, mbere yo kubonana n'Imana yagombaga kuzana igitambo, hanyuma abatambyi bakagifata bakacyaturiraho ibyo byaha by'uwo muntu, bakagishyira ku gicaniro bagatwika, bamara gutwika hanyuma umwotsi ukazamuka hejuru, Imana ikishima, Imana ikavuga ngo wa muntu arababariwe, hanyuma umuntu akabarirwa muri ubwo buryo. Tukivura ku rusengero rwa Salomo, ko nirwo n'ubundi karagaciyemo, nirwo twashaka gusobanuraho. Urusengero rwa Salomo ntushobora kuruvuga utavuze ku mwami Dawidi, kuko Dawidi niwe watekereje urwo rusengero. Dawidi ni umuntu wagize igikundiro, kuko Imana yaravuze ngo nguyu umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Dawidi kuko Imana yamuvuze gutyo. Dawidi yari umuntu, tuzaganira ku mateka ya Dawidi, yari umuntu ukora ibyaha byinshi pe. Ibyaha Dawidi yakoze byinshi, ariko yari umuntu ugira umutima wo guca bugufi mu buryo bukurura Imana. Yacaga bugufi biteye ubwoba, Imana ikunda uwo mutima we. Rero Dawidi Imana yamutoranyije nk'umwana w'umuhererezi wavukaga mu muryango w'umugabo bita Yesayi. Yari umuntu usanzwe, cyakoze yari afite bakuru be bari abasirikare, bari ingabo, mbega bari bakomeye muri icyo gihugu. Bari bakomeye, bari mu ngabo z'umwami wategekaga muri icyo gihe witwaga Sawuli. Hanyuma rero Imana iza kubwira Sawuli ngo ajye kurimbura Abamaleki, ngo abarimbure Abamaleki bose. Sawuli rero agiye ntiyabikora nk'uko Imana yabivuze, kuko twavuze ko Imana idakunda umuntu ukora ibyaha. Imana ibwira Sawuli, iramubwira ngo nguciye ku ngoma, ngo kandi uzasimburwa n'umwana wawe, uzasimburwa n'umuturanyi ari we Dawidi. Dawidi uyu rero mu cyifuzo yagize, yifuje kubaka inzu y'Imana, akayikura mu ihema ry'ibonaniro twavuze ubushize, hanyuma akubaka nyine urusengero nk'uru nguru rufatika, mbega inzu igaragara. Yego. Ntabwo rero Imana yakundiye Dawidi, yaramubwiye ngo wakoze ibyaha byinshi, wamennye amaraso menshi, ngo ariko umwana wawe Salomo niwe uzanyubakira inzu. Turagira ngo dufashe abadukurikiye kugira ngo namwe muzabyisomere. Ni inkuru ndende, uko urusengero rwateguwe, ibikoresho bakeneye kugira ngo bakoreshe, protokole yo mu nzu, nuko Imana yatashye urwo rusengero n'amagambo Imana yabivugiyemo. Reka tubarangire, mwabyisomera mu gitabo cy'ibyo ku ngoma. Haravuga ngo ibyo ku ngoma cyangwa se ingoma za kabiri, biterwa no kubyumva. Uhereye mu gice cya 3 ukareba uko urusengero rwagomba kuba rwubatse, igice cya 4 ndetse n'igice cya 5 harimo mu by'ukuri uko urusengero rwa Salomo rwagombaga kuba ruteye. Ndumva incamake ku rusengero n'uburyo rwabayeho, tugerageje kubyumva. Abafite ibibazo batubaza, cyangwa se bashaka ko tubabwira no ku yandi mateka ya Bibiliya, bakwandika muri komenti, bakajya batubaza ndetse bakatugira n'inama ndetse n'ibyifuzo bashaka kutugezaho, iby'ibyo twazashyira mu biganiro by'ubutaha. Ubundi tubibutsa gukora subscribe yibe mukunze ibiganiro byacu, mugakora na like, ndetse muri komenti nyine nari babwiye ngo mujye mwandikamo ibyifuzo byanyu. Reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe, tubashishikarize gukurikira ibiganiro byacu by'ubutaha, dushimira n'umuvugabutumwa wacu w'uyu munsi.